Naje uranumwa none si kandi wabaye sibyo nahoze mbabwira se ibi ni by'imbwa zikora. Oh no wese mu byumba ibi nagasuzugura rwose imbwa nayisatura Agose madaboni bimeze bite ariko ubundi worambaza icyo ari deni ngufite nese yo ngusiza hano nkonya hagaruka ngusanga hano bomba unsiga wowe genda umukozi wawe nimba byakunaniye kuzuza inshingano z'urugo uzansubiza wankuye we oya nagusubirana n'ubu nagusubirana n'ubu ndakwiyamye umuntu w'umugabo kuvanza nari igitenge wanguriye hari ipantaro wanguriye wambaye ubusa oya nawe ndakwiyamye sha kubona mwaraje mubyimba ibyo se nibi ndakwiyamye nani ngende se byawe ntabwo ari nge wihasha ntabwo nimenya kantu kakagabo kuva mu gitondo gakorera igihumbi kakakimarira mu nzu garangiza ukinjira mu nzu gura umuntu ndi umugabo ngomba kuba umugabo nta mugabo kurimo oya ngomba kuba umugabo itondesha ahubwo n'ubu nakoreza kwande kwashenye wansubije ariko wagese na n'ubu wanguye nabyibushya kuntu usigengana wanguye nabyibushya jya kuri tayi reka kugira ibi ngibyo by'imbangwe iki niki oya nagusubizana n'ubu nawe rero ujya mu bandi bagabo ukicara ngo uri umugabo ndi umugabo none cecekanga agapantaro kuva ku wa mbere wambaye ipantaro imwe n'ishati imwe n'ubihi none se karimwe birafuze se karimwe birafuze kandi ngo uri umugore wiriwe mu rugo ndi umugore se ndi umukozi wawe nyine ndi umugore ntabwo naje kuba umuyaya wawe nimba udashoboye kuzuza inshingano zawe nk'umugabo uzansubiza wankuye ntacyo nta mugabo ukurimo ariko ngo nanjye ngo narashatse ni ukumubona amabuno gusa umubyimba housing yonyine sha ariko nta kibazo nzagukora kuri ntuza tu ntacyo oh no ariko ubwo uracyavuze induru inyuma yanjye nkuri induru inyuma arasatura ndi umugabo nabikubwiye none ufite wirega wowe umva Mama isha papa na mama tutabara. Mama isha papa. Oh my god. Kufite umuvuduko bigenze gute ubaye Gutazi mu rugo ikintu cyahabaye nyine nicyo nshaka kumenya Mama yishe papa ariko abagore b'iyi minsi barasaze ngo bigenze gute tuza wambara agapira umbwire neza ukuntu bigenze tuza mbara witonze tuza wambara umupira rwose ibi bizavuga aho ubundi mu rugo ibintu byose byahirimbanye byabaye nabi byagenze gute ubu ngubu mama agiye kwica papa akora upango yabaye ubagezwaho gukubitwa n'umugore mana yanjye tugende rwose ugende buhoro kuko mama ameze nk'intare yarakaye ngo nguki mama n'izina ry'Imana ni nk'intare yarakaye rwose sinakubeshya uzabaze sha ntago meze nka sorupango njye suko bamfata na papa se yari yigize nsyorise singiye gutabaza amaguru yose ari hejuru none amabinga akaba yabaye umusozi niko sha no kumenera amabinga se byajemo bitazamo byatangiye batongana nk'ibisanzwe nese ubundi byagenze gute kugiye abarwane aho bigeraho mukubita bingana gute byatangiye nk'ibisanzwe uri papa ngo kabirahagije uri mama ngo munota umwe singo wapi umunota umwe rupango uko yaba amaze kutubana imbwa muri iyi minsi mama asigaye abwira papa ngo aramubipa niba nta mayinite agira simbizi aha irukanka utabaze n'abandi turebe ko twatabara umuvandimwe kuko baramwica gerayo na mukanya It was at this moment he knew. kumbona wahagiye mwana wawe rwose mama yishe papa ariko kirakira mukobwa bigenze biteze byatangiye nk'uko ubizi ariko mushiki wanjye yananiranye koko ejo bundi naje mu manza zabo kuwa mbere n'indi mu manza zabo kuwa gatatu mu manza zabo none ubu kuwa gatandatu mu manza zabo mbese kandi noneho byagenze bite ariko mana mushiki wanjye uriya arananiranye koko byagenze bite muhungu wanjye rwose anko sinakubwira ukuntu byatangiye nabonye papa bagiye kumwica nza gutabaza none baba bamwishe isi aragoye ngwino tugende dutabare oh no
se muvanda ubonye umukira Shabyihore mwa. So umugore mfite ahangaha azampitana. ako njye narabikubwira uriya mukobwa mugitereteranaga naranabibonaga rwose uriya mukobwa ntagashobotse n'impamvu y'Imana arasugushoboka ahubwo sinzi icyari umubonye agenda mu nzira ubona ari Imana y'u Rwanda marayika noneho iyo agenda inyonga ya mabuno rwose ubona bimeze neza ariko ntiwakeka ko ari intuza intare yigendera uzikanize nkamva none n'inzara zivuyemo ako nawe tubisubireho wagira urakabwa suku kuri umuntu w'umugore akuniga gute wagira ngo ndi nyine ntago ari byo naringamije kuvuga urugamije iki ako nawe ujye wihagaraho nk'umuntu mwiriwe bavandi mwiriwe komera umuturanyi umeze neza none se umeze neza sasa njye urikira dore wa mwana waje atabaza ngo umugore yarakunyicanye agarukiye kuka kanyuma aka kamwe ariko yanakunize yanize ko yanigaguye si ukunyica ngo yananyicayeho ubwo nawe rero uzi ngo ufite umugore ni umugozi nta mugore ufite ariko rubanda mwizirikaho ibisasu uriya mugore ujya kumuzana ibyo sinari nabikubwiye wa mugabo we baca umugani mu kinyarwanda gakamasa kazaca inka kazivukamo uriya mugore ufite wahora n'iki ko nabibonye sinagukunze ukanga kunzana reka bakwice mwaramutse yego mukomere pe turabona muramu mbese ute ko mana wakubyimbagira bambyingagije buriya ko nabyimbaganye iyo nshinzi sirihe ngo twumve ibyanyu inshinzi iri mu nzu aho ngaho niko wanshinzi ngaho re hiti rero araje uyu we yakwica nishinze ndakurahiye niko wanshinzi ngwino tubwire ibyawe n'umugabo wawe umugabo ki se kari imbwa gusa umuntu awukuye iwanyu akuzana ahangaha imyaka uhamaze ubu nibwo ubonye ko ari imbwa ariko mwagiye mwubaha abagabo banyu mwabakobwa ibyo ni byo wumvishe abantu bapfa no kubipana niko sorupa nk'umuntu w'umugabo koko nta mayinite uba ufite najya kumubipa koko wamugaye nimba kuko ari byo mwabagabo nza niruhiye akajyaho yagapfe nyine ni bipe nyine none ujya ngo nzagire nti erega nawe akajya mu bandi bagabo bakabivuga nta n'isoni ugira aza kubivuga ntabwo ari ibyo gusa hari n'ibindi dupfa ibyo bintu bindi mupfa bitari bipe se ni ibihe ngo bitubwire nabyo tubunge hano dore ko ari cyo abantu twaziye hano yego nibyo rwose we kuri umudamu ibyo bintu uko nimba ari bipe cyangwa ibyo bindi bintu bapfa ntabwo babizana tukabicoca hano bikarangira yego nibyo tugomba kubicoca bikarangira icyo kibazo rero kigomba gukemuka kuko nibyo nimba aho kubipa niyo mpamvu turi hano ngo tubigorofanure turebe nimba urugo rwagenda neza ariko si icyo kintu urumva uyu mwana yagombye kuba ari kubyumva oya birumvikana uyu mwana nabagiye oya si ngombwa ko uyu mwana yaba hari n'ukumve nabagiye yari ku ruhande nabagiye genda mu rugo urebe wa mwana muto wabucura mube mukina dore niwe mungana oya nagaruke byose niwe ubizi niwe uzi agahinda kawe genda ibintu tugiyemo nibyo abantu oya subirayo nyamuneka Saidi ari ku mwana agende dore baraba bakira abana hari ibyo bataba bagomba kumva nagende ibintu nagende uranumwa none se kandi wabaye si byo nahoze mbabwira se ibi ni by'imbwa zikora oya si mu byumba ibi ni agasuzuguro rwose imbwa ndayisatura yewe nizaniye ikishi